Ikaze kuri YouTube channel Matinati mwe ikaze ni mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira bisa nkaho ari ukugisha inama nanone kandi nibaza ndagira ngo muze kungira inama kuko nagize ni ubuhamya ubitsi nibwo bukuremamwo ingengabitekerezo zikugenga cyangwa se zihariye nawe ugenderaho kuko nkuko naje kugira ni umunyekongo yise umwana we Makenga umunyarwanda uti ngirente. Ese mumbabare mumbwire ngirente ko amakenga kuri nge ari yose kuko nk'ubu ndagira ngo twerekeze ku rukundo ni ikiganiro cyacu uyu munsi kigiye kwerekera. Hari icyitwa gukunda umuntu ariko we atagukunda kandi ni ibintu bisanzweho. Rero ubuhamya mbitsenge bwandemyemwo amakenga adashira ku buryo ki hari nubwo njya nibaza ni mwe mubigenza mute mwokabyara mwari cyitwa gukura. Ubu abasore n'abakobwa bose barakura muri iyi minsi, barakura. Urakundana n'umuntu uzi ko mufitanye gahunda ifatika naho we ari kukubara ni mu mibare, ugasanga agasore rwose kakajeni ndakazi ubu ngenda kabitse mfite ubuhamya bwako karashukashuka umukobwa w'imyaka 35 wa wundi wazanye icyo bita imihebya nkwano, yizeye ko ngo bazabana kagiye kumugirira umugore akagira icyo kamumarira ariko kugasanga kibereye mu kumurya mu kumukura kajya kanabyigamba ati ngo n'ubwenge namukoze ngo ndi kumurusha tekinike, ariko nyamara bene Imana ibyo n'ubugome kuko iyo mbitekereje jewe kandi mfite inshuti zanjye nyinshi zibikora abakobwa rwose njya mbaza nteko ubwo usibye ku buhemu ibyo bintu bwo gukora nk'aba bantu sereza kubona igihe bagezemwo washyizemo imiyaga. Rero kandi ibyo iyo mbibonye nkagira n'abakobwa nzi nabo bakuru abahungu nabo bintera ikibazo mu mutwe bigatuma mvuga nese koko ngewe ngirente ko ibintu mbona bigumye kuba bibi abantu nta muntu wo kwizerwa kuko kandi koko ngo wizera umwana w'umuntu avumwa. None nge nibaza mu buryo ki hari abantu ngo mukundana rwose mukimarira namwo bikajya n'igihe mushakana ngo ndavuga ni ariko ubu nshatse umuntu koko namwizera bikaba amahoro kuko nanjye mfite ubuhamya bwandemyemo ingengabitekerezo z'amakenga zihariye rwose bisa nkaho naje kubagisha inama bene Imana mu nyumve kuko ntabwo nimvisha ari ukuntu barya abantu bashakana mujya mubibona benshi murabizi batabyeretse umuryango ngo babimenyeshe inshuti n'abavandimwe n'iki byihererana bagashakana bakabana, umugabo agasiga umugore mu nzu yaramushatse akajya gupagasa. Njyewe nibaza uburyo ki nshobora kugushaka nkagushyira mu nzu nkagenda nzi ko ntari busange wanyimuye kuko ntabwo byiyumvisha nabonisha uyu muntu usize mu rugo namuzanye nta makuru arenze mfite kuba nabibwiye abantu ati mundebere aho mfitemo umuntu mu nzu nkagenda ntabwo nagenda ngo nge ntuze ibyo nibyo byiyumvo ngira banumva yananyimura cyangwa se ntiwamenya kuko abantu ntabwo nyibiza amakenga yabaye yose. Rero sinzi aho ko wa munyekongo yagize ati amakenga muhungu wanjye none ubu rero ndi kwibaza ni ngirente ko mbona birakomeye noneho nk'ubu dufite indwara z'ibyorezo zandurira mu cyitwa imibonano. ubu ngubu noneho nahoze numva kare bavuga ngo 3,200 buri mwaka barandura icyitwa sida, noneho 2,600 irabica buri mwaka. Ariko njye nibaza mwebweho mubibasha mute gutinyuka gukora imibonano mutikanga iki ibyorezo bavuga ngo biramara abantu ko ngiye byanteye amakenga rwose nsigaye mbigendera kure ibintu byerekeranye n'amarangamutima mwokabyaramo. Rero sinzi niba ari uburwayi cyangwa se nkeneye ubuvuzi ariko byanteye ikibazo yewe byanteye ikibazo bene Imana kuko turumva ibisida imburuga imitezi za hepatite ariko mwebwe mugatinyuka mugashiramo hanga rwose mukikorera gahunda nta makenga cyangwa se wenda muyajya sinzi ariko mwebwe hari mufite ukuntu mutekereza mutagira ubwo. Hari icyitwa kwizerana nk'umugabo n'umugore
ugasanga umugabo ashatse umugore cyangwa umugore yashatse umugabo, eh, bakabana ariko ugasanga umwe mu by'ukuri yanduje undi. Ubwo buhamya turabufite ngira ngo namwe wenda hari ubwo mufite, nanjye mfite ubuhamya bwinshi bw'abagore banduje abagabo, bw'abagabo banduje abagore kandi babana mu nzu. Noneho bene nk'ibyo iyo binyirindumuriyeho bituma mvuga nti hehe, ubwo nta muryango nanifuza mu buzima bwanjye, ntuzanabe, kuko mpita numva ubwo bugome bw'abantu bakorana kandi babana mu nzu, ugasanga agiye gushugurika iyo ku mpande, usibye kuba ari ukutanyurwa kwa muntu. Mu by'ukuri iyo ugiye kwanduza mugenzi wawe uba wumva atari ubutindi, ni ubutindi burenzeho bugeretseho n'ubugome. Nyamuneka rwose njyewe nibaza uburyo kimwe mubasha gushira amanga mukizerana kandi mukuzuzanya rwose, mukabana mu nzu, ubizi ko umuntu ashobora kuguhemukira, ubizi ko umuntu ashobora kuguca inyuma akakuzanira icyorezo. Iyo mbyumvise ndavuga naho ababyeyi bacu barakomera mu mwaka byara mwata umuntu, abantu bashinze umuryango burya barakomera, kuko bisaba kwigomwa, bisaba umutima ukunda kandi no kubifatira umwanya ukanabitekereza, ukagira n'ibindi bintu wirengagiza, ni ukwigomwa. Kuko njyewe iyo mbyumvise birampabura bikampabya neza, nkahita numva ahubwo ntabwo nzatinyuka ibyo bintu. Rero hari benshi nzi bababajwe mu nkundo, hari benshi nzi bababajwe cyane, by'umwihariko n'abo bizeraga, abo bakundaga, abo bakoranaga. Ubwo buhamya bwose bagenda bukirundumurira mu muntu, bigatuma habaho icyitwa amakenga adashira, akagenda akamuremamwo ikintu kimeze nk'urukuta, azajya buri muntu wese abonye amukubitisha urwo rukuta, ati reka reka reka, uriya muntu ntabwo yangera imbere. Amakenga akaba yose, bigatuma hari ibintu, hari imigenzo udashobora kugenza, kandi muri sosiyete bisa nk'aho ari itegeko kuyigenza, cyangwa unayiryozwa, ahubwo muri sosiyete unayiryozwa. Ariko wowe ukagenda kubera ayo makenga yose uyakuremyemo, y'ubuhamya bwakuremyemo amakenga, bigatuma utayigenza. Rero ni ikibazo, kandi hakabaho n'ibitabo biduhabura nabyo byati ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Rero njye iyo mbigendeyeho bisanga n'ibyo kwizera umwana w'umuntu avumwe, umuntu mbihurirana nanjye, ugasanga ko byamazemo icyizere cyose cyarakamye. Rero njye nibaza nk'abantu nkamwe mubibasha kubiringaniza, mukagira uko mubaho, n'ubujyanama, niba atari uburwayi cyangwa ari ikindi, ni ukungira inama, kuko byandemyemo ikindi kintu ntashobora kwiyumvisha. So rero murakarama, muri kumwe na Matini, nagira ngo n'ibyo byiyumvo bibagezeho, kuko ni ikibazo mfite kandi atari njye njyenyine, gifitwe n'abantu benshi. Dufite ubuhamya bwinshi hano hanze bw'abantu bahemukiwe, kandi kubwo kwizera abantu bagenzi babo, bw'abantu bahemukiwe kubwo gukunda bagenzi babo, bikarangira babagiriye nabi. So rero murakoze, murakarama.